Alright, welcome back once again. Nanone cyari kuri Stone TV show akana Agasobanuye time. Ngo ikaze nanone. Uyu munsi ngiye kubasobanurira filimi yo mu bwoko bwa comedy romance yitwa The Last Holiday. Amashusho atangira batwereka umukobwa utagira amagambo menshi witwa Georgia Bird. Uyu mukobwa abacuruza ibikoresho byo mu gikoni mu iduka ryitwa Kragen muri New Area. Uyu kandi abaririmba muri korali. Georgia abakunda ibintu bijyanye no guteka, amara umwanya munini areba ibiganiro byo guteka, ubundi nawe akabyigana, gusa agatinya kurya ko byatetse kugira ngo atabyuha cyane, ahubwo akabifotora akabibika mu gitabo cye aba yarisa ahashoboka. Igitabo kiba kimuhereza umuhamagaro w'ibyo akora. Ku kazi Georgia ababangamiye na boss we utishimiye umusaruro we nubwo we aba ntako batagize, ku buryo rimwe yamutunganyije amaziza ko yahaye ibiryo umusabirizi, amubwira ko ikigo cye atari ikigo gifasha abatishoboye. Undi no mu kwisobanura amusubiza amubwira ko iki kigo n'ubundi cyari gisanzwe gifite umuco wo gufasha abatishoboye. Ibi byanatumye boss bamuha igitabo gikubiyemo amabwiriza agenga akazi, gusa kubera umujinya akimara kurenga igitabo ahita akijugunya muri poubelle. Ikintu kiza ku kazi George yababona ni uburyo aba yikundira umusore witwa Shane Williams, ku buryo umugabo George aba amushyira muri cya gitabo avuga ko ari umugabo w'inzozi ze, gusa nubwo nta makuru aba afite uyu mugabo nawe abamukunda. Kubw'amahirwe igihe cya Noheli cyarabahuje, Shane waje kuruwe n'umuhumuro w'ibiryo George yari yatetse abaza George niba yaryaho. Akiryaho yahise yumva biryoshye cyane, ahita atungurwa n'ubuhanga George afite mu bijyanye no guteka. Bakomeje kuganira, gusa George bisa nkaho byamurenze kubera uburyo crush abamurira mu maso. Akubita ibiyiko hasi agiye kubitoragura, atabishaka akubita umutwe kuri tiribari yo mu gikoni, ako kanya ahita ahwera. Mu mashusho akurikira Shane ahita amwihutana kwa muganga aho bamucisha mu cyuma, gusa ibiva muri ibi bipimo biba biteye ubwoba. Bigaragara ko Georgia aba afite indwara y'ibibyimba byo mu bwonko biba byaratewe n'indwara idasanzwe yitwa laughing towns. Umudogiteri ahita amumenyesha ko abasigaranye ibyumweru 3 gusa byo kubaho. Georgia ubu utiyumvisha ibimubayeho, noneho agatungurwa cyane yumvishe ko ubwishingizi bwe butazamwitaho mu minsi ye ya nyuma yo kubaho. Mu ijoro Georgia yicaye ku meza bapeti yagiye yihebye, akarambura amapaji ya cya gitabo areba ibintu byose yifuzaga kugeraho, gusa Georgia n'ubundi yemeye guhebera urwaje. Georgia ahita yanzura ko iminsi abasigaje atazayimara mu bitaro ng'abaganga barimo kumwitaho, ahubwo ahita yanzura ko iminsi yose abasigaje agiye kuyibamo abaho ubuzima bwose yifuzaga kuzabaho. Ku munsi ukurikira Georgia yagiye mu biro bya boss we ashaka kumubwira ko aretse akazi. Boss we wabanje gusa nk'umwirengagiza ibi byazamuye umujinya wa Georgia, azamura urukweto amena telefone ye, ahita anamubwira ko asezeye akazi, nubwo boss we yaratangiye kumureshya amubwira ko yamwongeje. Ndetse ako kanya Georgia yahise anasohoka arigendera. Nyuma y'ibi Georgia yahise yerekeza kuri banki kwaka inguzanyo ngabeho ubuzima bwose yahoze yifuza. Nyuma y'ibi Georgia yahise atangira urugendo rwo kubaho inzozi ze, abukinga hotel bitikoraho yitwa Grand Hotel Pub yo muri Czech Republic. Iyi hoteli ibiri mu mujyi wa Spar City muri Karlovy Vary. Inzira ajyayo abangamirwa n'umugenzi w'umwicaye imbere mu ndege, akitabaza umukozi wo mu ndege, nawe buri kibikoraho akitabaza undi mukozi wo mu ndege, haba bahita bamwinyurira mu myanya ya VIP cyane ko amafaranga kuri Georgia aba atari ikibuze. Bahita bamwakiriza champagne ya danje ndetse n'igikoko kinini. Indege ikigwa Georgia yategereje taxi ngo umujyane kuri ya hoteli, kubera ariko ukuntu nta kwihangana bafite, ako kanya ahita atega akajugujugu. Ageze kuri hoteli abakozi bose batangira kwibaza igikomerezwa kiba kije. Agiye kuri reception ngo yake icyumba cye, asanga ntibiratungana kubera uburyo bahageze mbere, gusa abwirwa ko hari ikindi cyumba cya presidential kiba gikodeshwa 4,000 ku munsi. Ako kanya Georgia ahita yishyura cyane ko nta kibazo cy'amafaranga bafite. Nyuma ategereje ko akijyamo yabonye wa mugabo w'umuherwe yakoreraga Kragen, umugabo w'umumiliyarderi ubusanzwe amara iminsi ya Noheli muri hoteli. Ndetse umukozi wo muri hoteli amubwira ko Kragen aba ari kumwe n'umugore we. Ndetse ku munsi uburi bukurikireho baba bari bwakire Senator Deering na Congressman Stewart. Nyuma yo kugera muri ya hoteli Georgia gahunda yo kwiyitaho bidasanzwe bikomeje, atangira kwambara amakanzu ahenze ndetse agatangira gufata serivisi za sauna kugira ngo mvu urwego babishyizeho. Atangira kugenda kuri skate, kumanuka ku misozi, ari nako yitamo ibiryo biba byatunganyijwe n'umushefu urenze wa mbere witwa DJ. Gusa ibi byose Georgia n'ubundi abikora yarakomeje n'ubundi kugira umutima mwiza ndetse no kwitonda. Ibi bituma abakozi bose bamukunda, harimo n'umukozi ubusanzwe ari umugome witwa Miss Gunter. Nyuma dusubiye muri wa mujyi Georgia yabagamo, Shane akomeza kwibaza ahantu Georgia yaba yaragiye, akajya kureba wa muganga
akimenya iby'uburwayi George yaba afite biramubabaza cyane, agahita ajya kureba George aho yabaga, gusa ntago amubona ahubwo ahura n'umwishywa we. Akimara kubona cya gitabo akabona ibya rwa rugendo rwerekeza i Burayi, ndetse akabona ukuntu George yamukundaga, nawe ahita yiyemeza kumwitaho, ndetse agahita yiyemeza kujya i Burayi kumushaka. Ku rundi ruhande Craig n'ibindi bikomerezwa baba barimo gusangira, gusa Stewart aba yorobye ukuntu George ari umukobwa mwiza. Ako kanya bahita bamwegera Selector Dealing na Congressman Stewart baba bashaka kumenya gahunda ye kugira ngo muri weekend babashe gusangira. Barimo kuganira, Craig yatangiye kugira amakenga, abatekereza ko ari umuntu wamwohereje kugira ngo amwicire business, gusa abandi barimo kuganira nta mutima mubi. Nyuma George yakomeje kwitemberera, agarutse yabonye Craig na bya bikomerezwa barimo gukina imikino y'amahirwe, ndetse bahita bamwimvita. George nawe se yemera, anabetinga amafaranga menshi bitunguranye, umubare 17 yarahisemo wagarutsemo inshuro 3 ahita atsinda, gusa ntago byamushimishije cyane, ahubwo yatangiye kurakarira Imana uburyo birimo kumwereka ibintu byiza mu minsi ye ya nyuma. Yatse amafaranga aba yatsindiye hamwe n'ubufasha bw'ubawongereje Craig babaza amakarita ye, maze basanga yatsindiye amafaranga 100,000 by'amadolari. Gusa uko iminsi yicuma, y'amatsiko ya Craig yaje kuzamo n'ubugome hamwe n'ishyari ryinshi. Yatekereje ko George yaba ari umukonkera woherejwe n'abo bakorana, bitewe n'uburyo wa mukobwa yaratangiye kuba inshuti n'ibikomerezwa. Craig mu gushaka kumenya amakuru ye nyayo yahaye ruswa wa mugore witwa Miss Gunter, maze ajya mu bintu bye mu cyumba cy'adahari, maze atangira kureba mu byangombwa bye byose ashaka kumenya uwo ari we. Yaje kugwa ku rupapuro aba yaranditse avuguza asigarana imitungo ye mu gihe azaba atakiriho. Ibi Miss Gunter byamuzamuriye amarangamutima, gusa n'ubundi barabyirengagiza kuko n'ubundi aba yishyuwe, yiyemeza gukomeza gushakisha kugira ngo abone amakuru aba yatumye na Craig. Gusa n'ubundi ku rundi ruhande Miss Gunter akomeza kugirira impuhwe uyu mugore, yifuza ko nyakwigendera buri mu minsi ya nyuma yakwigendera mu mahoro. Nyuma amaze kubitekerezaho, yanzuye gusaba imbabazi Georgia, ndetse anamubwira ko yasomye urwandiko rwe, gusa amugira inama yo gusubira mu rugo iminsi ya nyuma basigaje akayimarana n'umuryango we. George yabitekerejeho maze afata umwanzuro wo gusubira mu rugo, gusa n'ubundi ari mu nzira umupango wo gusubira mu rugo waje gupfa, dore ko yasanze neje yahanutse ku musozi ifunga umuhanda. Ibi byatumye George aguma muri Czech Republic, gusa nubwo nta makuru aba afite, Sean aba nawe yakwamiye ku rundi ruhande rw'umuhanda kubera ineje bahanutse mu muhanda. Nyuma y'igihe kinini George asubiye kuri hoteli, Sean nawe yemeje kuva muri ya taxi maze agenda n'amaguru murura kugira ngo ajye gushaka umukunzi we. Muri uwo mugoroba Chef Didier yatumiye George ngo aze kumufasha kugira ngo abategure ibiryo babiri buze kugaburwa mu kirori cy'umwaka mushya. Ikirori kirimbanyije, Chef Didier yashimiye George ubuhanga bafite. Ibintu byarakaje Craig bitewe n'uburyo abantu bose babatangiye kwiyumvamo uyu mukobwa. Kugira ngo amusabye, Yesu avuga ko George yahoze ari umukozi usanzwe wa fake wakoraga mu iduka rye. Gusa nubwo yarakoresheje imbaraga nyinshi ngo amusabye, George yahise avuga ko nta muntu aba yahaye uruhushya ngo ajye kumuneka, ndetse yahise abwira abari aho ngaho ko asigaje igihe gito cyo kubaho, afite uburwayi bumukomereye, bityo ari mu minsi ya nyuma. Ababwira ko kuba ari mu minsi ya nyuma ari nabyo birimo gutuma akoresha amafaranga menshi, bitewe n'uburyo nta muntu bashaka kubangamira, ahita avaho ngaho akigendera. Bya bikomerezwa n'inshuti za Craig byahise bisiga Craig ku meza wenyine, ndetse nyuma ya gato na sekreteri we ahita yigendera. Craig wumvishe asebye cyane, yahise azamuka ajya hejuru kuri etaje ngo byibura yiyahure. Gusa George akimenya aya makuru yarazamutse ajya hejuru Craig yari ari, maze amwicara iruhande. George yaramuganirije amubwira ko ibyishimo bya mbere bituruka ku kuba ufite umutima mwiza ndetse no kutarangwa n'ishyari. Nyuma y'ikiganiro kirekire cya Craig ndetse na George, amashusho akurikira atwereka tugaruka muri Louisiana, wa mudogiteri uba warapimye George akamubwira ko afite uburwayi, avumbura ko cya cyuma kiba cyaramupimye kikamubwira ko afite uburwayi butazakira, asanga iki cyuma gifite ikibazo. Uyu mudogiteri ushaka kuvuga amakuru meza ahita ajya aho George yabaga, gusa ntamubone, ahubwo agahura n'umwishywa we. Ako kanya bahita bohereza urwandiko kuri ya hoteli ruvuga amakosa aba yarabayeho ku burwayi budahari. Ku rundi ruhande Sean aza kurenga rwa rubura akagera kuri ya hoteli. George nubwo aba ari ahantu hadakwiye, gusa akomeza kuganiriza Craig akamwumvisha uburyo atagomba kwiyahura, bikarangira Craig anabyemeye. Sean ugera kuri ya hoteli agahita asanga George ahari, agahita amubwira ko amukunda. George nawe n'ibyishimo byinshi agahita avuza induru akamubwira ko nawe amukunda. Ku rundi ruhande rwa rwandiko rugera kuri ya hoteli, Miss Gunter akarubona agahita azamuka yihuta akaza kuvuga amakuru meza.
Georgia agahita yishima cyane akongera kugarura icyizere cy'ubuzima. Nyuma Georgia na Sean basubiye muri Louisiana ndetse bahita banafungura resitora bise Georgia's Giant, ndetse resitora yaje kugafata ikurura ndi mushefu w'umuhanga witwa Chef Emre aje ndetse na Chef Didi. Bose bahagera bashaka kureba uburyo abo bana babaragafashe. Mu mashusho asoza Georgia ahindura cya gitabo yitaga igitabo cy'ukuri maze akita igitabo cy'ibishoboka, Book of Realities. Abakozi bo kuri hoteli, sekretari wa Cregan ndetse na Miss Gunter, ubuzima buba bwarakomeje ndetse bwarabaye bwiza. Cregan washakaga kwiyahura ndetse birangira yigiriye mu idini yo gushishikariza abandi gukora ibyiza. Filime yacu irangira batwereka ko Sean ndetse na Georgia baje no kubana. Filime yacu y'uyu munsi nahangaha irangiriye. Like, comment, subscribe na share ni inkunga ikomeye. Komeza ubane natwe. Njye nitwa Salam Shalom.